kubera iki mudaha amafaranga yacu twarayakoreye tuba tubyuka turahagarara kuva mu gitondo kujya nimugoroba dutaka umugongo kandi ubona ko turi urubyiruko. Paul Kagame adufashe atuvuganire papa wacu turatakamba tukababwira ati se byagenze bite ngo ni GMS yabakase ngo ni gutya na gutya ntitwumve ibyo bari kutubwira. Ese GMS kata bamwe abandi nibakate? Ese GMS yo kuri office ko yo ibahemba abagadi twe tugasigara tutahembwe? Kangira uti mwiriwe mwaramutse bivanye naho mugiye muherereye. Reka nguhe ikaze nanone, reka nguhe ikaze ntande tuba tugenda tubana ne hano kuri KGE aho tuba tugenda turebera inkuru ziba zigiye zitandukanye. Ndagusaba niba uri mushya kuri yica no kuba wakora subscribe ubundi tujye tubana umunsi ku munsi, kandi niba nawe usanzwe warakoze subscribe ndagushimira cyane, ni iby'agaciro cyane gakomeye. Zimwe mu nkuru zigezeho tugiye kuba tugenda tugarukaho ni bamwe mu bakozi b'ikigo gikomeye gishinzwe umutekano ISCO baje kuba bagenda batabazanya kubaha Perezida Paul Kagame ku karengane bari kugenda bahurirana ko muri iyi kampani. Tumwe mu turengane turi gutuma batabaza, baravuga ko muri iki kigo amafaranga bahembwa ari amafaranga make y'inyica ntinkize, kandi nayo amafaranga kugira azabagereho bikagurana, dore ko bavuga ko ari amafaranga bageraho ari uku kwezi kwa kabiri kugiye kuba kwageramo. Bakavuga ko baba bafite inshingano nyinshi zo kwita, baba bafite famille, baba bafite ibindi byo kwita, baba bakeneye kwishyura inzu baba babamo, kurya n'ibiki, cyane ko muri izi kampani zitabagaburira. Bakavuga ko amafaranga abageraho rero atinze, bakanavuga ko bimwe mu bikoresho bakorana muri aka kazi ari ibintu biba byaracitse, kandi mu masezerano baba baragiye bagirana baba baravuze ko buri mwaka bagomba kujya bahabwa uniform, ariko ugasanga ari n'abamarana imyaka ine uniform yarabacikiyeho batarigira bahindurirwa. Ugasanga uniform bambaye ni ama uniform agiye arimo ibiraka, ariko ugasanga nyine ba nyiri kampani ntacyo bari kugenda babikora. Mu gihe ibi biri kugenda bishyira isura mbi kuri iyi kampani, ni imwe muri kampani twari tuzi y'icyitegererezo hano mu Rwanda iyobowe n'andi makampani bitewe n'uburyo yubakitse n'ibikoresho bagiye bafite, cyane ko atari kampani ikorera hano mu gihugu cy'u Rwanda honyine, no mu bindi bihugu byo hanze hari aho bigenda itanga serivisi z'umutekano. Rero bamwe mu bakozi bagiye bakorera iyi kampani baje kuba bagira ibyo bagenda batangaza basaba ubutabazi, basaba ubutabazi nyakubahwa Paul Kagame ko yabarenganura akagira icyo akora, akabafasha, ubundi bakajya babona ibikenewe kugira n'umushahara wabo ukaba wabonekera ku gihe. Reka nkumvishe muri bimwe baje kuba bagenda batangaza, ubundi nawe ube wakumva uko byari bigiye byifashe. Kandi nge osi twarivuganiye, ndamubwira nti nawe ndebera ukuntu nambaye. Ijambo yambwiye sinshaka kurisubiramo, yavuze igitsina cyanjye mu izina, arambwira ngo nge nkingaho intoki. Afande kijyana, wari ubizi ko n'abazungu badusanga ku maposta bazi ko dukorera kampani isobanutse, aho bagasanga twambaye ubusa gutya. Ndebera nawe, reba ni igitobore ndebera, naradodesheje nararushye. Ba osi barabongeje, twebwe banze kutwongeza, kandi mu by'ukuri 63 mba muri geto ya 35. Nawe barumbwire ngo mfite abana 3, abo bana bariga, barasigaye umbwire ngo nzakuramo minerivare yangaye. Kandi abakiriya bansanze aho nkorera baravuga ati ukorera kampani nziza kabisa, kampani yanjye ni VIP. Babwiye ati dore nambaye ubusa, barakubwira ngo jya ukingaho ikiganza. Nirirwa mpagaze, ese nzakingaho ikiganza guhera mu gitondo ngeze nimugoroba ndi kunasaka abantu? Ubwo ibyo bibaho? Twe turifuza ko afande wacu muzehe Kagame Paul, papa wacu w'abanyarwanda, ndabizi wita ku bibazo by'abanyarwanda, ibi bintu ubirebe ubimenye, utubarize uti abo bantu murabahora iki. Nimba kuko twongeza barabyanze, ayo twakoreye nibayaduhe. Twambaye ubusa, abagore batwite bo abakiriya baraduhaze birirwa baduciraho. Usanga indiri ku musozi, amatako yacu abantu barayabona, ubu twambara ipantaro dushizeho, n'imbere twambariramo izindi, n'ibiraka twambaye, imifuka ku bibuno yavuyeho hagati mu maguru hose. Nawe reba reba ukuntu reba intoki zirinjira zikageramo. Ni ukuri ntabwo byagakwiye ko naba nkorera kampani isobanutse nk'iyi ngiyi nkaba nambaye amatoroshi gutya. Ni ukuvuga ngo ukwezi gushize nahembwe ibiceri 300 nkora by'amanyarwanda ibiceri 300. Ni ukuvuga ngo nkora iminsi 30. Yes, nibasize kuri banki
nshobora kuva ku iposita 2:30 nkagera nko mu rugo 4:00 nkora amasaha y'ikirenga mu biceri 300 rero ubwo urumva ku munsi nakoraga igiceri c'10. Ikibazo cy'imyenda yo wikivuga kuko byaraturenze, nk'ubu ngiye sinambaye kuko ntayo mfite, sinabona yo kudodesha n'ibyo birakari kuvuga kubera yuko ngiye simpembwa, cyaze nk'iyo mugenzi wanjye atashye w'ijoro ngiye kubera ko nkora shift y'amanywa ndashugurika nkambara umwenda wiwe, ntanarya nk'ubu nicwa n'inzara ngwa n'isereri kuri poste. Ukwezi gushize nta n'igiceri c'10 bigeze bamba, nuko konde yanjye iriho zero iriho ubusa. Baratubwiye ngo twandike dusaba biroti dipe, turandika turabisaba ngo batubwira ko bazaduha mu kwezi. Bahembye bamwe abandi ntibabahemba, muri abo batahembye nanjye ndimo, nanjye kureba uku yaracitse. Nkimara kurangiza ikosi baduhaye amazina 2. Bamaze kuduha amazina 2 batubwira ko bazaduha indi uniforme nyine. Babaduha amazina yo gushyira kuri uniforme yo bari baduha kukanya, tubwira ko bazaduha indi uniforme. Kugeza n'ubu ntayo baraduha. Jewe ndifuza ko Perezida Paul Kagame, umubyeyi w'abanyarwanda, umubyeyi w'urubyiruko, yadufasha nkatwe rubyiruko twanze gushomera, kuba mu bushomeri. Turavuga ati rero nubwo akazi kabuze reka tuje gukorera isiko. Umubyeyi Kagame nadufashe baduhembe 60,000 dukorera nibayaduhe, nta yacu tuba twayakoreye, twirirwa duhagaze guhera mu gitondo tukagera nimugoroba. Abo kuri ofisi bariyongeza uko bucye uko bwije, babanyweye bariye, twebwe mu gitondo nta kintu tuba twabonye. Nimba umuntu yarakoze ukwezi kose guhera mu gitondo abyuka agenda, baratubwira mu gitondo forene, bakatubwira ibyabo tukabyubahiriza, ariko twebwe bakumva ko amafaranga yacu tutari buyabone. Kubera iki? Mudaha amafaranga yacu twarayakoreye, tuba tubyuka turahagarara kuva mu gitondo kugera nimugoroba, dutaka umugongo kandi ubona ko turi urubyiruko. Paul Kagame adufashe, atuvuganire. Papa wacu turatakamba tukababwira ati se byagenze bite, ngo ni GMS yabakase, ngo ni gutya na gutya, ntitwumve ibyo bari kutubwira. Ese GMS kata bamwe abandi nibakate? Ese GMS yo kuri ofisi ko yo ibahemba abagadi twe tugasigara tutahembwe?